Ndabasuhuje mwebwe mwese mukurikirana inkuru tubagezaho. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru nshya yitwa Rusangu Rushatse. Mbahaye ikaze. Mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo hari hatuye umuryango wa Rugwizangoga na Mukasine. Wari umuryango w'abakene cyane kubera ko bari batunzwe no guca inshuro. Rugwizangoga na Mukasine baje kubyara umwana w'umuhungu bamwita Kabayiza. Yari umwana wubaha ababyeyi be cyane, mbese akagira ikinyabupfura kuri buri wese. Igihe cyo gutangira amashuri kigeze, Kabayiza abura amahirwe yo kujyayo kubera ikibazo cy'amikoro make cyari mu muryango we. Umwaka w'amashuri warangiye Kabayiza yicaye iwabo, ariko akababazwa no kubona abandi bana bo mu kigero cye bajya kwiga, we atajyayo. Umwaka wakurikiyeho Kabayiza yagiriwe impuhwe n'umwe mu baturanyi b'iwabo, wamuhaye imfashanyo nawe atangira ishuri nk'abandi bana. Ibyo byashimishije ababyeyi be cyane, kubera ko bo nta hantu bateganyaga ubushobozi bwo kurihira umwana wabo. Kabayiza yiganaga umwete ndetse agatsinda, kugira ngo umugiraneza wiyemeje kumufasha abone ko ari umuhanga. Ibyo byatumaga akundwa n'abantu benshi, cyane cyane abarimu bamwigishaga ndetse n'abanyeshuri bagenzi be. Kabayiza ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, yaje gukundwa n'umukobwa biganaga witwa Munyana, ku buryo rimwe na rimwe yajyaga afasha Kabayiza akamuha ibikoresho by'ishuri. Umunsi umwe bari hafi gukora ikizamini gisoza amashuri abanza, Munyana yiyemeza kubwira Kabayiza ko amukunda. Kubera ko imyaka yose bari bamaze bigana, yari yaragize isoni zo kubimubwira, gusa akabinyuza mu bikorwa. Munyana niko guterura abwira Kabayiza ati, wari uzi ko imyaka ishize yose twigana nagukundaga, ariko nagiraga isoni zo kubikubwira. None nafashe umwanzuro wo kubikubwira kubera ko mbona tugiye gutandukana. Kabayiza ngo abyumva arikanga ati, ibyo se birashoboka? Jyewe umwana wa Rugwizangoga umucanshuro? Munyana ati, ntabwo nitaye ku muryango uvukamo. Kabayiza ati, ndumva bidashoboka kubera ko duhabanye cyane. Wowe uvuka mu muryango ukomeye, ariko jye iwacu turya iyo twabonye aho duca inshuro, twahabura tukaburara. Munyana asubizanya agahinda ati, ibyo njye simbirebaho. Icya mbere ni uko unyemerera tugakundana, naho ibindi bizaza nyuma. Kabayiza ati, iwanyu ntabwo bashobora kwemera ko ukundana n'umusore utazagira icyo akumarira. Icyaba cyiza ni uko washaka uwo mureshya. Ntuzi ko amaboko atareshya ko kataramukanya? Amarira abunga mu maso ya Munyana, nuko aravuga ati, nta wundi musore nshobora gukunda. Niba ubyanze umenye ko nzabaho ntyo ubuzima bwanjye bwose, kandi aho uzaba uri hose ujye wibuka aya magambo nkubwiye. Kabayiza areba agahinda Munyana afite, nuko agira impuhwe. Niko kumubwira ati, ndabona urukundo mfitiye ari rwinshi, none nta kibazo ndabyemeye dukundane, ibizambaho byose nzabyakira. Kabayiza na Munyana bakoze neza ikizamini gisoza amashuri abanza, batsinda n'amanota meza cyane, ku buryo byashimishije ababyeyi babo. Kabayiza bamwohereje kwiga kure y'iwabo, na Munyana bibuko, baba batandukanye batyo, bakajya babonana mu biruhuko gusa. Kabayiza arangije umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, wa mugiraneza wamufashaga yitaba Imana. Byabaye igikomere gikomeye kuri Kabayiza n'umuryango we, kubera ko bibwiraga ko umwana wabo agiye kwiga akabavana mu bukene bari bamazemo imyaka n'imyaka. Kabayiza yahise ahagarika kwiga, guhera ubwo atangira gufasha iwabo imirimo itandukanye, ndetse rimwe na rimwe agashakisha aho yabona uturaka, ngo arebe ko yabona ipantaro yo kwambara n'isabune, hato Munyana atazamwanga ngo yabaye umutindi. Munyana yababajwe n'iyo nkuru cyane, atangira guhangayika yibaza uko Kabayiza azabaho. Nubwo byagenze gutyo, Munyana ntiyigeze yanga umukunzi we,
ahubwo yageragezaga kumufasha mu bushobozi yari afite. Ababyeyi ba Munyana bifuzaga ko umukobwa wabo yiga kaminuza, ndetse kaminuza akazajya kuyigira mu gihugu cy'amahanga. Umuryango wa Kabayiza wakomeje kwibasirwa n'ubukene budasanzwe. Kabayiza aza kubona akazi ko kuragira inka z'abaturanyi babo kugira ngo arebe ko hari icyo yamarira umuryango we. Umunsi umwe Munyana ari mu kiruhuko yaje gusura Kabayiza iwabo, nuko ahageze arasuhuza. Nyina wa Kabayiza arikiriza, asohoka aje kureba uwasuhuzaga, asanga n'umwana w'umukobwa utagira uko asa. Amubaza ikimugenza, nuko Munyana asubiza ko aje gusura Kabayiza. Yahawe agatebe aricara, nuko Kabayiza nawe arasohoka. Akubise amaso Munyana ashya ubwoba bitewe n'uko yasaga. Yari avuye kuragira aribwo akigera mu rugo iwabo. Munyana amubonye ahaguruka bwangu ngo amusuhuze. Kabayiza we agira isoni cyane ndetse atinya no kumwegera ngo atamwanduza. Munyana abonye Kabayiza arimo amwitaza agira ikibazo, nuko aramubaza ati, ko mbona utishimiye kumbona, ntabwo wari unkumbuye? Kabayiza asubizanya ikimwaro cyinshi ati, nanjye nari ngukumbuye, gusa nanze kukwanduza. Munyana ati, wakoraga iki ngo nze ngufashe bityo tube tunaganira? Kabayiza arasubiza ati, ibyo nakoraga nabirangije. Nuko yicara ku gatebe atangira kuganira na Munyana. Ikiganiro kigeze hagati, Munyana abaza Kabayiza ati, waba warabonye icyo ukora se? Kabayiza ati, yego, ubu ndi umushumba hano hirya mu baturanyi bacu. Munyana ngo abyumve agira agahinda, niko kumusubiza ati, ihangane, ibyo ni iby'igihe gito. Kabayiza aramubwira ati, Munyana urabizi ndagukunda, ariko singukwiriye na busa. Dore wowe urimo kwiga, naho jye ndi umushumba w'inka za rubanda. Icyo ngusaba ni uko wanyibagirwa, ahubwo ugashaka umusore uzaguha ibyo wifuza byose. Munyana ngo abyumve, nuko arahaguruka abwira Kabayiza ati, nuko uvuze? Ahita ataha atamusezeye. Kabayiza abonye ibibaye yibwira ko Munyana atazagaruka kumusura. Munyana ageze iwabo ahita ajya mu buriri n'amarira menshi cyane, yibaza icyo yakora kugira ngo Kabayiza abone ko amukunda, atitaye ku mashuri cyangwa ubukire. Nuko yigira inama yo gushakira Kabayiza akazi iwabo. Yahise ava mu buriri yiruka, nuko asanga se aho yari yicaye mu busitani arimo gusoma ikinyamakuru. Nuko aramubwira ati, papa, ko nifuzaga kubasaba ubufasha. Se ati, mbwira mwana wanjye, urabizi ko ntacyo wansaba ngo nyikwime. Munyana abwira se ati, hari umusore twiganye mu mashuri abanza, yagize ikibazo uwamufashaga kwishyura amafaranga y'ishuri arapfa. None yabuze uko asubira ku ishuri kubera ko iwabo nta bushobozi bafite. Nababazaga niba ntacyo mwamumarira. Se atungurwa no kumva umukobwa wamubwira atyo. Nuko aramusubiza ati, uzi ko umaze gukura, usigaye utekereza bigeze aha ku bana badafite kirengera? Uwo musore se yitwa nde? Munyana asubiza se ati, yitwa Kabayiza papa. Se ngo yumve iryo zina aravuga ati, uwo se si wa muhungu wa Rugwizangoga? Dore na se ajya aza kuduhingira rimwe na rimwe, rwose umubwire ejo azaze kundeba. Munyana ashimishwa no gusanga se azi iwabo wa Kabayiza, nuko ashimira se cyane. Bwatinze gucya, Munyana asubira kwa Kabayiza kumubwira ko se ashaka kuvugana nawe. Ngo agereyo asanga Kabayiza arimo kwitegura ngo ajye kuragira. Ntiyiriwe asuhuza kubera ko yamubonagaho yunamye arimo koga ibirenge. Ahita avuga cyane ati, ngwino tujyane mu rugo. Kabayiza arikanga, ahindukiye asanga ni Munyana. Aramubaza ati, ko tuzindukiye ni amahoro? Munyana ati, va muri ibyo yewe, ngwino tujyane iwacu, papa aragushaka. Kabayiza ngo abyumva akubita agatima ku byaraye bibaye, ukuntu Munyana yagiye ababaye adasezeye, ahita atekereza ko se wa Munyana agiye kumwihanangiriza.
atangira kubaza Munyana ati none se iwanyu habaye iki? Munyana yanga kugira icyo amubwira nuko amukurura akaboko baragenda. Bagezeyo Kabayiza asuhuza se wa Munyana n'ikinyabupfura cyinshi cyane. Nuko bamuha intebe aricara. Munyana ahita ajya kumuzanira icyo kunywa. Se wa Munyana atangira kumubaza iwabo icyo akora n'imyaka ye. Kabayiza amusubiza yitonze. Se wa Munyana arongera aravuga ati Munyana yambwiye ikibazo cyawe ndetse yansabye no kugufasha. None uzi gutwara imodoka? Kabayiza ngo yumva ayo magambo arikanga cyane, nuko aravuga ati ntabwo mbizi. Se wa Munyana aramubwira ati none se wakwemera gukora akazi ko kujya utwogereza imodoka buri gitondo? Kabayiza asubiza yishimye ati nabikora rwose kandi nkabikora neza. Se wa Munyana asubiza Kabayiza ati ndabona wubaha, nizere ko uzadukorera neza, ejo uzaze utangire nzajya nguhemba neza. Kabayiza yabaye nk'ubonekewe nuko arashimira. Munyana ngo abyumve yitera mu birere ashimira se cyane. Kabayiza babonye akazi kwa Munyana atyo. Yashimiye umukunzi we cyane ndetse atangira no kwizera ko azagira ubuzima bwiza. Kabayiza yakoranaga ubwitonzi n'ikinyabupfura cyinshi kubera ko yakundanaga n'umukobwa wa sebuja. Munyana nawe aho yabaga ari hose yumvaga ko byanga byakunda agomba kubana n'umukunzi we Kabayiza. Si we warotaga ikiruhuko kigeze ngo aze kureba Kabayiza. Munyana ageze mu mwaka usoza amashuri yisumbuye yatangiye kujya yereka ababyeyi be ko yishimiye Kabayiza nubwo akazi kari ukoza imodoka zase. Ibyo ntibyashimishaga na gato se wa Munyana kubera ko yifuzaga ko umukobwa we avugana n'abantu bari mu rwego rwe. Kabayiza aho yabaga ari hose yibwiraga ko hari ibyiringiro ko ashobora kubana na Munyana kubera ko yari yarabonye akazi iwabo. Munyana yarangije amashuri yisumbuye ari uwa mbere ku kigo yigagaho. Ibyo bituma se yiyemeza kohereza umukobwa we kwiga kaminuza mu mahanga. Munyana yaje kubwirwa na se ko agiye kwiga kaminuza mu mahanga, aho azagaruka arangije kwiga. Munyana yumvise ababaye cyane kubera ko yari agiye gusiga umukunzi we yihebeye, kandi ku rundi ruhande akumva ni amahirwe adasanzwe kuba agiye kwiga mu mahanga. Habura iminsi mike ngo agende, Munyana yatumyeho Kabayiza ngo baganire. Kabayiza nawe abyumva vuba. Bicaye baganira, Munyana araterura abwira Kabayiza ati uracyankunda nka mbere? Kabayiza aramusubiza ati cyane rwose, kandi nta wundi nteze gukunda nk'uko nagukunze. Munyana arongera aravuga ati niyo naba ntari hafi yawe urumva wabyihanganira? Kabayiza ati igihe tumaranye ni kinini ku buryo kukwibagirwa bitapfa gushoboka. Munyana arongera aramubwira ati iwacu bagiye kunyohereza kwiga mu mahanga. Ku bwanjye sinifuza kugusiga, kandi nanone gusuzugura ababyeyi banjye si umuco kuri njye. Wangira iyihe nama? Kabayiza asubiza n'agahinda kenshi ati si byiza kwanga icyo ababyeyi bawe bakugeneye. Wowe wabonye amahirwe yo kwiga, ntuzigere na rimwe uyitesha. Nanjye iyo nza kuyagira sinari kuyitesha. Nugaruka uzasanga nkiri hano ngutegereje. Munyana yumvisha amagambo avuye mu kanwa ka Kabayiza ararira cyane. Nuko Kabayiza amuhanagura amarira. Ikiganiro cyabo kirangiriraho. Igihe cyo kugenda cyarageze. Munyana afata imizigo ye nuko baramuherekeza no ku kibuga cy'indege ajya kwiga ishami ry'ubuganga, aho yagombaga kuziga imyaka 7. Agezeyo ubuzima bwamubereye bubi kubera ko atari ahamenyereye. Ikindi kandi nta muntu n'umwe yari aziyo. Ariko uko iminsi yagiye ihita niko yagendaga arushaho kumenyera. Munyana yibazaga uburyo agiye kumara imyaka 7 atagera iwabo ndetse atabona n'umukunzi we, akumva yakwisubirirayo. Arangije imyaka 2 ya mbere, Munyana kwihangana byaramunaniye, ahitamo gutaha atabimenyesheje iwabo.
Akigera iwabo yahise abona se aho yakundaga kwicara mu busitani, nuko yiruka ajya kumuhobera. Se ngo amukubite amaso arikanga kubera ko atari amwiteguye. Munyana yiruka ajya guhobera se yishimye, ariko se yibaza ikizanye umukobwa we aragiheba, niko kumubaza ati byagenze bite ko uje hakiri kare? Munyana asubiza se ati nta kibazo nagize papa, ahubwo numvaga mbakumbuye mpitamo kuza kubareba. Se abyumvise ntiyirirwa amubaza byinshi nuko aramureka. Munyana yatindijwe no kubika ibikapu yari afite, nuko ahita ajya kwirebera umukunzi we Kabayiza. Ngo ashyike yasanga Kabayiza arimo aho ubwatsi inka z'iwabo. Aragenda yiruka amusanga nuko amugwa mu nda. Kabayiza nawe yishimira kongera kubona umukunzi we nyuma y'imyaka 2 bari bamaze batabonana. Baraganiriye biratinda, mbese inkuru batavuze mu myaka 2 batavugana bazivuze ku munsi umwe. Baratwarwa ntibamenye igihe ijoro ryagwiriye. Munyana yahise ahaguruka bwangu nuko asubira iwabo yishimye kubera ko yari amaze kuganira n'umukunzi we birambuye. Munyana akigera iwabo yasanze se amutegereje ngo baganire. Nuko se amubonye yinjira aramubaza ati kutashye bwije uvuye he? Munyana arasubiza ati mvuye kureba Kabayiza, nari mukumbuye cyane. Se ngo yumva ayo magambo arahaguruka nuko abaza umukobwa we ati ubwo mwavuganaga iki gitumye uza bwije? Munyana asubiza se ati papa, Kabayiza ndamukunda kandi nawe arankunda guhera twiga mu mashuri abanza. Se ngo abyumva ararakara cyane maze ahita avuga ati ntukankoze isoni, sinzashyingira kwa Rugwizangoga w'umucanshuro. Ubwo se wabuze abandi basore bavuka mu miryango ikomeye? Munyana abyumvisha atangira kugira ubwoba ko iwabo batazigera bamwemerera kubana na Kabayiza. Ahita abwira se ati mukore icyo mushaka ariko nta wundi musore nshobora gukunda uretse Kabayiza. Se wa Munyana abonye umukobwa wakomeye kuri Kabayiza, yigira inama yo kumusubiza ku ishuri vuba. Munyana nawe abonye iwabo badashaka ko akomeza gukundana na Kabayiza, yiyemeza kumugurira telefone igendanwa kugira ngo ajye abona uko avugana nawe bimworoheye. Bidatinze Munyana yasubijwe ku ishuri, akomeza kwiga ariko akajya ashaka n'umwanya wo guhamagara Kabayiza, bakaganira umwanya urambuye bityo bagashirana urukumbuzi. Umunsi umwe se wa Munyana yaje gutumaho Kabayiza, nuko Kabayiza yitaba sebuja. Amugeze imbere aramusuhuza, se wa Munyana amurebana igitsure ntiyamusubiza. Nuko aramubwira ati mva rero wa musore we, ntugire ngo kuba naraguhaye akazi nzaguha n'umukobwa wanjye. Irebe maze nawe umurebe, nta hantu na hato muhuriye. Ubwo se sha urabona wabona inkwano uko umukobwa wanjye Munyana? Kabayiza yumvise ayo magambo buri icyo avuga nuko areba hasi n'ubwoba bwinshi. Se wa Munyana arongera amubwirana uburakari ati niba ushaka amahoro wibagirwe Munyana, ntabwo ari uwawe. Jya gushaka abo mureshya, kandi ninumva wongeye kuvugana nawe nzahita nkwirukana ku kazi, mva imbere vuba. Kabayiza yahise agenda yihuta nk'ukurikiwe afite ubwoba bwinshi, yibaza uko azabigenza biramushobera. Nyuma yigira inama yo guhamagara Munyana akamubwira ibyamubayeho hanyuma akamusezeraho. Munyana avuye kwiga nibwo yinjiye mu cyumba yararagamo asanga telefone irimo isoni. Yihuta ajya kwitaba yumva n'ijwi rya Kabayiza. Yishimiye kumwumva ndetse yihutira kumubaza amakuru y'iwabo, nyamara Kabayiza we yari yabuze aho ahera amubwira ijambo rye rya nyuma. Kabayiza yahise amuca mu ijambo ahita amubwira ati wihangane kuba nguhamagaye ntabiguteguje, mfite ijambo rikomeye nifuza kukubwira. Munyana ati mbwira ndakumva mukunzi. Kabayiza ati ababyeyi bawe ntabwo bishimiye ubushuti buri hagati yanjye nawe, kandi sinifuza kukubona ubayeho nabi kubera jyewe. Icyo ngusaba nuko ubucuti twari dufitanye bwahagararira hano. Munyana acyumva ayo magambo atangira kurira, nuko abaza Kabayiza ati none se uranyanze? Kabayiza ati
sinkwanze ahubwo ndashaka icyiza kuri wowe nanjye. Akimara kuvuga gutya ahita avaho. Munyana yahise ahamagara se n'agahinda kenshi, amubwira ko niba amukunda yamureka agakomeza gukundana na Kabayiza, ariko se ntiyabyumva. Kugira ngo amureme agatima atava ku ishuri nanone, amubwira ko nta kibazo azabitekerezaho. Se wa Munyana yakomeje gushakisha uburyo Munyana yakwibagirwa Kabayiza. Yafashe abagabo 3 abaha amafaranga menshi, nuko abategeka kwica Kabayiza, bakajya kumujugunya aho batazabona umurambo we. Abo bagabo babyumvise vuba. Umunsi umwe Kabayiza azinduka kare nk'uko bisanzwe agiye ku kazi ke ko koza imodoka. Ageze mu nzira yumva abantu inyuma ye baramukurikiye, ahindukira agiye kureba abari bo. Undi aturuka imbere ye ahita amupfuka igitambaro mu maso, nuko bamujyana aho atazi. Muri abo bagabo harimo umuzamu wo ku kigo Kabayiza yizeho amashuri abanza. We yumvaga agomba kumukiza cyane ko yari umwana wubaha buri wese atitaye ku cyari cyo. Bamugejeje aho bagomba kumwicira, wa muzamu yumvikana na bagenzi be ko agomba kubarekera amafaranga yose bahawe na se wa Munyana, ariko nabo ntibice Kabayiza. Kabayiza yarokotse atyo, nuko ajya kuba mu rugo rwa wa muzamu kubera ko umuryango we wabaga mu yindi ntara. Bagezeyo umugabo abaza Kabayiza icyapfa na se wa Munyana, nuko undi amutekerereza uko byagenze, maze uwo muzamu yiyemeza kuzamufasha kugeza igihe Munyana azazira akamubwira ko umukunzi we akiriho. Inkuru yabaye kimomo ko Kabayiza yaburiwe irengero, ndetse n'ababyeyi be bashakishiriza ahantu hose ariko baramubura. Bamwe bakavuga ko yaba yarahotowe agiye ku kazi. Inkuru yageze kuri Munyana aho yari arayibwiwe na se ko inshuti ye yahotowe. Munyana yagize agahinda gakomeye mu buzima bwe, ndetse yiyemeza ko atazigera ashaka umugabo. Munyana ageze mu mwaka wa 3 yagarutse gusura iwabo no kubaririza niba nta gakuru ka Kabayiza. Se amwakirana ibyishimo ndetse amwereka ko yifatanije nawe mu gahinda ko kubura umukunzi we. Umunsi umwe Munyana arimo agenda mu nzira avuye kwa Kabayiza kwifatanya n'ababyeyi be mu kababaro ko kubura umwana wabo, ahura na wa muzamu warokoye Kabayiza. Nuko umuzamu amubonye aramuhagarika maze aramubwira ati, "Uraho Munyana we?" Munyana ati, "Muraho neza, ko ntakumenya urinde?" Umuzamu ati, "Ndi wa muzamu warindaga cya kigo mwizeho amashuri abanza." Munyana ati, noneho ndakwibutse, ngufashe iki se?" Umuzamu ati, "Ndifuza kuganira nawe umwanya muto." Munyana ati, "Nta kibazo rwose." Umuzamu ati, "Ushobora kumperekeza iwanjye, kuko icyo nshaka kukubwira ni ibanga rikomeye." Munyana yumvise ko ari ibanga aremera baragenda. Bageze aho uwo muzamu yari acumbitse, abwira Munyana uko byagendekeye Kabayiza nta na kimwe aciye ku ruhande. Munyana ngo abyumva kubitwa n'inkuba, nuko yiyemeza kujya kureba Kabayiza umukunzi we. Bahana gahunda n'umunsi bagomba kugenderaho ndetse n'aho bagomba guhurira. Uwo munsi ugeze, Munyana abwira iwabo ko agiye gusura mugenzi we biganye mu mashuri yisumbuye utuye mu yindi ntara. Se abyumva vuba ndetse amuha n'imodoka imufasha mu rugendo rwe. Munyana yajyanye na wa muzamu. Bagezeyo umugabo amuha ikaze mu rugo rwe. Nuko Kabayiza asohoka mu cyumba yararagamo. Munyana ngo amukubite amaso bararira bombi, gusuhuzanya birabananira. Umuzamu abonye uko bigenze, arasohoka basiga mu nzu bonyine kugira ngo baganire bashirane urukumbuzi. Bamaze gutuza barahoberana, mbese bashirana urukumbuzi. Munyana abaza umukunzi w'uko byamugendekeye. Kabayiza amutekerereza ukuntu se yari yaramwihanangirije kongera kuvugana n'umukobwa we, ndetse amubwira n'ukuntu yashatse kumwica ariko Imana igakinga akaboko. Munyana amaze kumva ubugome bwa se, yahisemo guceceka ntabwire se ko yamenye ubugome bwe, ndetse yiyemeza gukora uko ashoboye kose agashakira Kabayiza ibyangombwa bijya mu mahanga rwihishwa.
yakaga se amafaranga menshi kugira ngo agire ayo asagura. Ntibyatinze amasomo yari yaramugoye ararangira, nuko ashakisha byihuse impapuro z'inzira za Kabayiza. Kubw'amahirwe azibona bitamugoye cyane. Hashize iminsi mike azibonye, yagiye kureba umukunzi we, nuko amuha impapuro z'inzira yari yaramushakiye. Amuha n'amafaranga y'urugendo ndetse n'ayo kurya. Amwereka uburyo azagenda n'inzira azacamo bagahurirayo. Kabayiza yumvaga ko bidashoboka kujya mu kindi gihugu kubera ko mu buzima bwe yari atarakora urugendo rurerure. Munyana nawe yasubiye iwabo. Iryo joro yaraye azinga imyenda ye ndetse n'utundi dukoresho yumvaga azakenera mu rugendo rwe. Mu gitondo kare arabyuka aritegura, nuko asiga yandikiye se urwandiko, arurambika ku meza nuko aragenda. Se ngo abyuke asanga urugi rurakinguye. Abanza gukeka ko baraye badafunze. Yigiye imbere ngo arebe uko byagenze abona urwandiko ku meza. Ararufata ararusoma, asanga ni umukobwa we wamusezeragaho avuga ko atazagaruka kubera ubugome bwe, kandi ko agiye kubana n'umukunzi we Kabayiza akaramata. Se amaze gusoma ibyanditse muri urwo rwandiko yikubita hasi arahwera. Munyana yihuse ajya gufata indege. Ageze iyo yagombaga kuviramo asanga Kabayiza yahamutanze. Munyana yayoboraga Kabayiza kubera ko we yari ahamenyereye. Bashatse aho kuba. Munyana ashaka akazi kubw'amahirwe arakabona. Abana n'umukunzi we mu mahoro nta mwiryane, baratunga baratunganirwa. Naha dusoreje inkuru yacu yitwaga Rusanga uwo rushatse. Ndabashimiye mwebwe mwese mwayikurikiye. Mbararikiye gukurikirana izindi nkuru nyinshi tubafitiye. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.